Murakaza neza ku bumenyi ICT. Aka kanya rero tugiye kuganira hamwe uburyo bwitandukanye. Murakaza neza ku bumenyi ICT TV. Hari urubuga dukuraho amakuru agendanye n'ikoranabuhanga, agendanye n'ibijyanye na tekinoloji muri rusange. Ubumenyi ICT rero ni YouTube channel. Mukore subscribers, niba mutarakora subscriber, mutarakika kuri kukabuto ko gukora subscriber gakandeho kugira ngo ujye ubona amakuru update kandi yaboneye ku gihe. Mukomeze mukore subscribers, mukore share, mukore like, mukore comment kugira ngo tukomeze tubone amakuru meza agendanye n'ikoranabuhanga, ubumenyi twunguka mu buzima busanzwe. Niba udasanzwe ufite ubumenyi kujyanye n'ikoranabuhanga, yaba telefoni yaba mudasobwa, urahita ubyigira ngaho ubashe kubimenya. Mukore muze rero mukore subscribers ku bumenyi ICT twunguka byinshi. Muri aka rero tugiye kureba hamwe ibijyanye n'isomo rijyanye na Excel. Tureba hamwe amakomande cyangwa inzira za bugufi, shortcut umuntu ashobora gukoresha akabasha kunguka ubumenyi, akabasha gukora ibijyanye n'amaformula Excel, ukabasha gukora Excel. Kuri izo tugiye gutangira rero zibanze commande. Ubwo commande ni combination cyangwa ni uruhurirane rw'amabuto abiri yo kuri keyboard yawe ukanda ukazikanda zifashe bikabyara ikintu. Ibintu rero tugiye kureba iyo bita shortcut. Ya mbere niyo bita control twongeyeho cyangwa plus 1. Iyo bikoze bikora icyo bita ugikoze icyo bita igikorwa runaka, ubona iyo ukanze control plus W uhita ubona icyo bita close a workbook, nuvuga ngo ufunga ya ntuza yawe ya Excel yawe. Iyo ukoze control plus O ufungura ya Excel, ugiye nko gufungura Excel yawe, ntuza urupapuro rwa Excel kugira ngo ukoremo formule runaka. Kora iki? Uzakanda control n'inyuguti ya O ufungura workbook wari warakoze bwa mbere. Yes, ukoze control plus S uzaba ugiye kuisavinga document yawe muri Word wari wafunguye cyangwa wari wahinduye hindi n'ibintu. Nukora control plus S uzaba ari byo ugiye gukora. Control plus C uzaba ugiye gukopiya ibintu wanditse muri Excel. Control plus V uzaba ugiye kupastinga cyangwa kubyenda wakopiye bivana hano mu bijyana handi ngo bijyane wabijyanye. Uzakora control n'ibyo bita paste text. Uzakoresha shortcut cyangwa inzira bugufi ukanze control kuri keyboard yawe n'inyuguti ya V. Control plus Z n'ibyo bita undo shortcut, nuvuga ngo ni ugusubira inyuma. Niba wanditse ikintu ukibeshya cyangwa wari wagisibye ugasubira inyuma inshuro imwe, uzakora control plus Z. Nimba ari cyo wagize wari wibeshye ujya imbere, noneho nicyo bita redo something you just undid. Nuvuga ngo icyo wari wakoze ukajya imbere, noneho wari usubiye inyuma ukajya imbere, ukabona control plus ya. Noneho ikindi tuzarebaho niyo bita shift plus space bar. Nuvuga ngo ufashe shift yo kuri keyboard ukongeraho na space bar uramu karakabuto kari ku keyboard, ukora icyo bita select the row. Uzawuhitamo umurongo row cyangwa umurongo kuri muri Excel yawe. Iyo kanze ari twongeyeho L twongeyeho ra ntoya, Excel insert row shortcut. Nuvuga ngo ugiye kongeramo undi murongo, none ugiye kongeramo umurongo mu byo uri kwandika wenda kwa umurongo ashize, ushobora gukoresha alt ni a na I na L ukabikandika rimwe kongeramo ni row cyangwa above the one you selected. Nuvuga ngo ujya mu murongo hejuru yo wari waselectinze. Iyo ukanze control ndikongeho minus, Excel uzaba ugiye gusiba umurongo. You have selected will disappear. Nuvuga ngo warigiye waselectinze uzahita ubura cyangwa uzahita uba usibye. Iyo ukanze shift plus control plus instantly move to the bottom of the data set. Nuvuga ngo in addition it is auto selected the entirety. Nuvuga ngo uzaba ugiye kujya hasi ahera, plus control plus up uzaba ugiye kujya hasi ahera. Tukomeje n'izindi commande zishobora gukurikiraho niyo bita
alt plus tuvuye kuri control none mu buryo bukoresha control tugiye kubyo bita alt plus hash go to the home tab nuko uzabita ujya kuri home yandi hejuru muri za file za home za ki ni ukanda alt na inyuguti ya hash za kuma menu yo hejuru ukanze alt plus hash ukanda alt plus a go to the data tab uzajya kuri tuza ya data alt plus a uzajya kuri data tab unuvuga ngo tabulation kari hejuru akanditseho data. Switch to the next application. Alt plus n ngiye kukana kuri alt plus n go to the insert tab nuvuga ngo uzajya kuri insertinga mu kintu. Alt ni kuko ngo menu ya insert uzajya alt plus p niyo kujya kuri menu ya page layout cyangwa tab ya page layout. Alt plus w switch to the view tab nuvuga ngo ugiye kuklika kuri view byabiranye wabikora kimwe no kwakanda alt n'inyuguti ya wa. Shift kongeho F10 open the content menu ngo ugiye gufungura ama menu ya content. Alt plus m go to the formula tab nuvuga ngo ugiye gushaka bimwe by'ama formula n'iki byose uzabishaka ukanze alt n'inyuguti ya m. Tab noneho yonyine gufasha keyboard yawe announce tab ukoze iki. Move to the next option box control or command nuvuga ngo uba wimuye kya click cyangwa andi ari select ukajya mu kandi kantu mu yindi option cyangwa mu kandi ka box cyangwa indi command uzakanda tab kugira ugende wimuka. Zuko zizo zazi mu cyiciro cyaki navigation excel on a PC. Next navigation excel command on a PC kuvuga ngo kugendesha cyangwa gukora ibintu bitandukanye kuri excel ukora kuri machine yawe. Tujye mu yindi iyo bita guselectinga noneho izi command ziri mu yindi cyiciro izigiye noneho selecting cells rows and columns nuko ngo ugiye guhitamo amaseri kuyahitamo guselectinga cyangwa imirongo amarow n'ama columns cyangwa ira mirongo ihagaze ni muri A B C D cyangwa imibare yo hasi. Uyu ngo selecting rero hano when navigating through cells rows and columns the Excel shortcut keys are the same no matter what operating system you use. Nuvuga ngo niba ugiye guselectinga ibintu bitandukanye gukora operation kuri cells na row na columns ama shortcut namwe nta n'ugi kibazo cya operating system uzakoresha. Icyambere no gukora iki just press shift plus arrow key nuvuga ngo ukoresheje kugira ngo ugende naviga ugende jya muri row na columns uzakora shift na ka direction command cyangwa arrow keys ni za buto ziriho agafresh kazamuka agatambika kamanuka n'akagiburyo n'akagibumoso. Izo nizo za shift plus arrows keys ni izo ngizo mvuze enye zerekana amerekezo iburyo ibumoso hejuru no hasi. To select a single cells or a range of cells. For columns, click on a cell in the columns you want to select. Nuvuga ngo noneho abiriya shift plus arrows keys uzabikora uri kugiye ku managing ibijyanye n'amarow n'ama cells kakantu ka row aho row na columns bihurira niko bita cell. Ushaka kujyana hirya kino kukimura ukajyana natandukanye wa selectinze uzakora shift na arrow keys. None ushaka gukora kubijyanye n'amakolone uzakoresha control twongeho inyuguti twongeho kuri space bar. Kwa gukanze control kayikomeza wakana kuri space bar uzaburi guselectinga kugendesha kubijyanye n'amacolumns space bar wakanuka ya button ndende kuri keyboard. Selecting a row is just easy biroroshye. Selecting a row biroroshye. Choose a cell in the row you want to select and then press you can shift plus space bar uzagiye kujya guhita guselectinga row umurongo runaka yaho uherereye ni shift plus space bar. None ushaka gukora amakoloni ukoresha control space bar. Washaka gukora ku macells ugakanda shift na arrow. This is also an Excel hotkeys for selecting a table or list. Izi nizo noneho ushobora gukoresha uselectinga table cyangwa list wakozemo.
choose kugira ngo ubikoreshe uhitamo selecting table cyangwa uhitamo list kuri choose a cell in the table or list and place control plus A ni guselectinga ntuza byose tables cyangwa list ibintu biri kugaragara aho ngaho. Control A ni guselectinga byose. Tukomeje n'izindi command zikurikira, tugiye mu kindi cyiciro, tugiye ku cyo bita formatting and editing cells on a PC. Bango guhindagura no guhindagura ubishyiramo amabara atandukanye, ubishyiramo imikorere atandukanye, no guhindagura amacells cyangwa ahandi urabona ko bihurira kuri machine yawe muri Excel. Editing cells in a worksheet. Muri tugiye kureba command tugiye gukoresha rero, command ni n'umurimo runaka. Iyo tukanze control plus B ngo tuba tugiye kuboda board ni ugufata ibyo twanditsemo aho muri Excel bikaba bitsindagiye neza, bitsindagiye bigaragara nkaho bitsindagiye, bifite indiyo bita kubodaring. Urabona ko bitsindagiye bifite nk'uko wakandika ibintu bitsindagiye, ni kwandika control plus B. Iyo ushaka ko bihengeka, kubyandika bihengetse, ukora control n'inyuguti ya E ariyo bita italic, uzaba ubyanditse ubihinduye. Ni ukuvuga ngo urabiselectinga nurangiza ukari control plus E. Control plus 9 ni ukuvuga ngo ugiye guhisha ya row, hide selected row. Ni ukuvuga ngo selectinga row nurangiza uyihishe kugira nta muntu umenya ko ihari. Niyo control plus 9. Control plus shift plus parenthesis ifunguye niyo bita unhide selected row. Ni ukugarura ibyo wari wahishe. Nyenda niba rero wari wahishe kunyuka ikagaragara, uzakanda control na shift na open parenthesis. Noneho control plus O ni hide selected columns. Nushaka guhisha uburyo bw'amakolone uzakoresha control n'inyuguti twongeyeho O, inyuguti ya O. Nubikanda control na inyuguti ya O uzaba ugiye guhidinga guhisha columns waselectinze cyangwa waselectinze. Nushaka none kuzongera kugarura bitandi wari wahishe, uzakanda control plus shift plus o close parenthesis. Ushaka gufunga none ibyo wari wafunga, close parenthesis kakana ko gufunga parenthesis ko kagakoko gufunga. Niho uzakora control plus shift plus o, uzaba ushaka kujyaho kugaragaza ibyo amakoloni wari wahishe. None tukanze control na semicolon cyangwa nakazano akugaza semicolon. Control plus semicolon insert the current date. Ni ngo ukwanze control muri Excel yawe, ukanda button yanditseho control naga semicolon, uzaba ugiye kuinsertingamo itariki yo munsi turiho. Iyo ukaze control plus shift plus semicolon insert the current time, none ugiye gushyamo igihe wakoreshe, igihe kiri ku machine yawe cyangwa igihe tufite ako kanya. Ukoze control plus shift nayo kayikanda, ugakanda semicolon, hazahita hajyamo igihe. Mu gihe kuri date control na semicolon, time kaba control, ugakanda ukayifata, ugakomeza ugahita ufatira na shift, ugafatana ukomeza ukabifata byombi, ugakanda naki na semicolon, uzahita ujya kuri gushyiramo the time muri intuzo. Izo command rero tumaze kubona ziri mu gice bitandukanye, nizo zibanze zikoreshwa muri Excel. Hari n'izindi nyinshi, ariko uyu munsi twari twabateneye ko dushobora kubiga zimwe muri zo tukamenya uko zigenda zikora, kandi n'izibanze niyo mpamvu twavuze ngo ni general. Ariko ziracyakomeza kuko hari n'izindi nyinshi cyane, twagenda turebamo zimwe muri zo. Iyo ukanze rero insert command plus insert hyperlink, uvuga ngo ugiye gushyiramo link muri Excel yawe, nayo wayikoresha control plus shift plus percentage, hakamenyetso ko kijanisha. Ubikanze change the data to percentage format. Uvuga ngo ukanze control wari ufite amadoni yawe muri Excel, ushatse kubishyira ku ijana, ushobora kubiselectinga ugahita ukanda control plus shift plus percentage kuri keyboard, bizahita bijya mu ku ijana. Uzahinda muri format y'ijana nisha. Uyikanze control plus F
no finding ikintu muri Excel yawe wari ufite ibintu byinshi ukabatirika nshaka uburyo nshakamo kimwe uzakora control na F uhita findinga ikwereka wandikamo icyo kintu ushaka ukibona. Iyo ukanze control plus hash ni gusimbuza cyangwa replace something, nuvuga ngo ugiye gusimbuza ikintu muganye rero yanditsemo ijambo ukashaka gusimbuza irindi uzakora control n'inyuguti hash ugere replace. Iyo ukanze control plus shift plus S dollar ijya ikimenyetso kigaragaza idolari, show all values on as currency, nuvuga ngo ugiye kugaragaza ibintu byose birimo amabare cyangwa imibare yawe nk'amafaranga as currency. Control plus shift plus karakano kaburungushuye, show all values in general number format, nuvuga ngo ugiye guhindagura amagambo cyangwa ibyo wanditse amadata muri colonne cyangwa Excel mu cells yawe ikabihindura mu mibare muri rusange general number format kugira mibare. Hari igihe ushaka guhindura mu magambo, hari igihe ushaka guhindura mu mibare, ushaka guhindura mu mibare ukanda control shift na karakano kagaragaza kakanyorogoto. You can control na plus 5 excess sticker sort shortcut sticker sort text or remove it. Wa ukanze control n'inyuguti na gatanu uzaba ugiye gucishamo ibintu nko kubisiba kwa kundi twandika n'ikaramu tugacishamo umurongo ni sticker sort uzaba ugiye kubicishamo umurongo. You can alt plus enter excel cells shortcut adding a new line in Excel. You can alt na enter uzaba ugiye kongeramo undi murongo muri Excel yawe ya new line in Excel. Ni uburyo tubirikamo rero tureba n'izindi zitandukanye. Ushobora gukomeza kuri formula shortcut in Excel on Windows P, ushobora gukoresha no kuri Windows. You can alt na single quote cyangwa kakanoza kakokata Tox cell formula uzaba ugiye kuzanamo abijyanye na formulas zo muri Excel. Control plus shift plus enter uzaba ugiye creating an array formula. F9 evaluate a formula, no kugira ngo ujye kubaho formule zaje ukoresha muri Excel, sum, average, minimum, max, if condition, izo zose zuzaba ni zino command ni zikora mu waki muri izo formula zikoreshwa muri Excel. Kanze control plus shift plus U ni hide or show the formula bar, kwa murongo wanditseho fx wo hejuru uriho formula bar waba ugiye kuhisha, kanze control plus shift plus U nyuguti ya O uzaba ugiye kuhisha umurongo uriho formula bar uriho fx function niwo uri murongo uzahita usa n'uhisha. Nubwo buryo tuzarebamo dukoresha amaformule muri Excel yibanze, tugakoresha amakamande, tukaba twakora twamenye uburyo butandukanye bwo gukoresha amakamande n'uburyo gukoresha Excel mu buryo butandukanye. Ubwo nizo commande twarebye tugiye kureba hamwe. Murakoze, mukomeze mukore subscribers ubumenyi ICT, mukore subscriber, musharing iyi video, mukore comment aho tutamuvuga ngo comment no kuvuga ngo uraho wadukebura ko twakoze bitari byo tukakosora. Aho inama watwungura wakora comment, wabishima wakora likes kuri YouTube channel yacu bita ubumenyi ICT, tugakomeza kuvuga neza tukabona ibyiza bitandukanye. Ukora subscribers rero kukimara ko ni logo yanditseho ubumenyi ICT TV wacu kujibona amakuru agena n'ikoranabuhanga ryiza. Murakoze, murakarama, mukomeze mube bane n'ubumenyi ICT TV tubasha kunguka ibijyanye n'ibiganiro bitandukanye ku ikoranabuhanga. Tuzagenda dushyira ibindi byinshi bitandukanye. Mukore subscribers mu sharing abandi bagenzi banyu waje kunguka nabo ubumenyi mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Murakoze, murakarama.